abantu banzi n'abatanzi ndabasengeye n'izina ryawe ryera kwaremeremo n'ebetangaza muri bo n'izina ryawe ryera. Nk'abantu badukurikiye ni cyo kintu wabashishikariza kuri uyu musozi cyangwa se wabakundisha kuri uyu musozi? Uyu musozi nawuboneyeho byinshi, nabonye Imana indengera. Umusozi nawubonyeho ibintu byinshi bitandukanye. Bene data mudukurikiye namwe mufashwe amavuta n'imbaraga bigumane namwe. Za ndwara zanyu turazisengera, bya byifuzo, za pasiporo, za visa, bya byangombwa byose, bwa burwaye mudutega amatwi turagendana twahigereye. Akangaka buri muntu wese yageza n'agapapuro agahagikamo kanditseho ibyifuzo bye. Akangaka buri muntu wese azana agapapuro agashyiraho ibyifuzo, agahagikamo bwaba bwinshi. Bantu baza gusenga bakabukuramo bakamunyanyagiza hano bakabusengera, nuhageze wese akabusengera. Ubu ntago baheruka kubushyiramo kimbo busanze. Wowe waheshe yame bidasanzwe dore ko uyu musozi n'izina ryawe ryera. Data usumba byose, sengeye ibyifuzo byanjye ndabisengeye Data uhoraho. Hamusu umusaze wenda ruha bambwiye ko asaza wenda ruhuka
zamutse umusozi wenda ruha, bambwiye ko asaza wenda ruhuka. Zamutse umusozi wenda ruha, bambwiye ko asaza wenda ruhuka. Zamutse umusozi wenda ruha, bambwiye ko asaza wenda ruhuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Data nushimwe, nushimwe. Data nushimwe, nushimwe. Data nushimwe, nushimwe. Haleluya. Leva tusane medagre. Yesu ashimye abana b'Imana. Yesu ashimye abana b'Imana. Yesu ashimye abana b'Imana. Ndakeka ko muri twese ndatamaze gusogongera ku byiza by'Imana k'uyu musozi, kubahagaze bwa mbere mwamaze gusogongera. Kino ni ikirere cyiza, kino ni igihe cyiza cyo gusenga no kubana n'Imana. None munyemerere rero Davado tadageremene twiyagereze mwene data Modeste adufasha gushimira Imana yatugejeje hano, bonde dupange izindi gahunda zuko tugiye gusenga Imana. Kandi turarikana bene data mudukurikira kw'ikoranabuhanga bari mu Rwanda no mu mahanga, widakomeze kubana namwe babandi twavuganye, babandi bambaye ibyifuzo, muhumure turahari mu buryo bw'umwuka, turi kumwe. Kandi Imana data wa twese niyo Mana yanyu, uko tugenderera bariko namwe bagenderera. Reka twiyagereze mwene data dushimira Imana, uzamura isengesho. Elefone medegleri kino kirere cyose kiri mu biganza byacu, Imana kitugabije. Ushimira Imana kuba dukize hano. Ni karibu, ni karibu. Mana data turagushimiye. Haleluya, wagize neza kuduhuriza kuri uyu musozi. Turi kuri uyu musozi turasenga mu izina rya Yesu, utugabiza iki kirere mu mbaraga z'umwuka, maraso Yesu Kristo yeze byose. Mu izina rya Yesu turasengera gahunda na programe zose zikorerwa ahantu, Mana ngo haboneke, Mana ngo hagaragare mu izina rya Yesu. Reka kirogoya yose y'umwanzi Satani ikurweho, ubwiza bwawe reka bwururuke, maraso Yesu Kristo reka yeze byose mu izina rya Yesu. Kandi tuboneyeho no gusengera buri umwe wese ukurikiye wageze ahantu, umugirire neza. Jambo ryawe rirambwira ngo nimusaba muzahabwa, nimushaka muzabona, nimukomanga muzugururirwa. Reka rero Mwami, uwaje wese agushaka, uriho kumva nonaha, abo bose bari imahanga, bari ahatandukanye, bari muri za saro zabo, bari aho ngaho mu kazi, bari ku masosho media, abo bose turabasengera. Dufatana iki kirere, uko tureba nabo barebe, uko bagenderera natwe tugenderere. Ubwiza bwawe, imikorere yawe reka ikore natwe, gahunda na programe zose reka zigende neza. Byose Mwami tubigushimiye, tugukomera amashyi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Mwe cyane mwebwe abo turi hamwe, abari hirya no hino ku isi hatandukanye, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana n'imbabazi z'Imana bikomeze gutindana natwe. Twageze kuri wa musozi rero uherereye i Uganda, ahantu bita muri Gisoro. Turi kumwe n'abashiki bacu na bene data, n'abashiki bacu mudukurikiye kwikorana buhanga. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Twizamukiye twahageze, babandi twavuganye, babandi badutumye ngo mutugererayo mudusengere, ni wa musozi twahageze. Mana ishimwe cyane. Turabasobanurira byimbitse. Hano twahuriye n'abashiki bacu bahatoriye, bahazi neza cyane. N'uyu arahazi neza cyane, barahatubwira neza. Natwebwe ni umwuka bayatuzanye, tukabona turahageze, Imana kigahabwa icyubahiro. David nawe turagusuhuje uri inyuma ya kamera. Mwari Imana bane nawe cyane, kandi ndakeka ko kwezi saha hari akantu bamaze kwibikaho. Imana ishimwe cyane. Bene data mudukurikiye, namwe mufashwe, amavuta n'imbaraga bigumane namwe. Za ndwara zanyu turazisengera, bya byifuzo, za pasiporo, za visa, bya byangombwa byose, bwa burwaye, mudutega amatwi turagendana twahigereye. Haleluya, haleluya. Levo tuzane medegreri. Haleluya yanimene. Bene data tugiye gusenga n'Imana. Cya kibazo ufite
twahageze. Imana data wa twese iri muri twebwe. None nshuti z'Imana rero, amen 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 amen, mwumva ukuntu tugiye gukora. Bene data bari online, mwumva ukuntu tugiye gusenga mu gihe kitarambiranye. Turi ku uyu musozi harya ngo wa hano ni Nyaruyaga, ariko tukahita kumusaraba. Murabona no musaraba, Mana yacu habwe cyubahiro. Kumusaraba mwiza niho ndabonera abagabo batatu bakamuhumuriza. Ndashima musaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima musaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami. Kumusaraba mwiza niho ndabonera urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami. Haleluya. Tugiye gusenga, tugiye kuzenguruka hano inshuro 21. Buriya nasomye ijambo ry'Imana, hari ibihe byo gusenga cyangwa se hari ibihe byo guhagararamo Imana ikakumva. Ntabwo ndabona 4 cyangwa 5 muri Bibiliya, ariko 3 kari muri Bibiliya. Ugasemuka kore 7, ukajya kore 14, ugasemuka 21, ukajya kore 40, ukajya kore 70, ukajya ku 120. Haleluya. Guhagarara muri iyo myanya haba hari ikintu gifatika. None hari n'amazamu, ubwo burya amasaha yose siko Imana ibihari. Siko Imana ibiteza amatwi. Hari 3:00, izamu rya 3:00. Tuvugane ngo amen. Izamu rya 9:00 na 12:00. Tuvugane ngo amen. Twongere ngo amen. Bantu rero turi kumwe nabane mu dukwekiye, tugiye kuzenguruka inshuro 21. Duhagarare muri iryo sengesho, kuko Daniyeli ngo we yategereje iminsi 21, marayika amuzanira igisubizo, aratabarwa, Imana ihabwe icyubahiro. None reka dukorere mu iyo systeme ya 21. Birashoboka kumaza imyaka warasenze, ariko muri 21 zo kuzenguruka hano Imana igahitiremo igisubizo. Imana ikarema igisubizo, Imana ikarema ikidasanzwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka mbasabe ku cyifuzo cyanjye, inshuro 7 nabadutumye ngo tubasengere. Inshuro zingahe? 7. Ezende 7 nizo gusengera ibyifuzo byawe. Donge ibyifuzo byanjye nanje. None ezende inshuro 7 nizo gushimira Imana ko yabanye natwe. Noneho nyuma turakomeza n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Kandi hafi ya twasuka turi hano twese turabahanuzi. Tuvugane ngo amen. Turabahanuzi. Abadukurikiye hano twese turabahanuzi, nubwo harimo n'abashumba. Dufite abashumba, dufite abahanuzi, dufite abarerembye. Imana semwa twahegereye rero. Ayewe oyo no mushumba. Haleluya. Uhagaranye na Rabani nawe no mushumba. Rabani no mushumba. Evangelist muvuga butumwa akaba n'umuhanuzi. Evangelist muvuga butumwa akaba n'umuhanuzi. Oyo nawe korera amabanga y'Imana. Mana nihabwe icyubahiro. Tuvugane ngo amen. Moko kwasi kwa 6 rero muzerekane ko turi mitariki za mbere. Matariki ya mbere abanziriza kwa 6. Matariki ya mbere abanziriza kwa 6. Kandi cyene nabibuze ko no kwaze tugeza hagati no hagati mu mwaka.
ni ukwezi guciye hagati amaze 12 ufata mu mezi ya mbere ufata mu mezi ya nyuma ukabizingiramo hagati kukaba ukwezi kwa gatandatu. Hajya mu Kinyarwanda bakwita ni ukwezi kwa Kamena. Ni ukwezi kwa Kamena. Imana rero imene byari byaranze kumeneka. Tuvugane ngo amen. Ni ukwezi kuno kwezi ndakugutuye. Tuvugane ngo amen. Ndakugutuye. Byashoka ibyo wasengeye mu kwezi kwa mbere guhera uyu munsi, byo waruzasengera mu kwa 12 guhera uyu munsi, Imana ibireme none. Imana ibireme none. Tuvugane ngo amen. Imana ibireme none. Buri wese agiye gutaragura utubuye 21. 21. Twagiye rero. Twagiye 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aha. Mwitonde muyabare neza kuko tugiye gushinga ibuye. Haleluya. Rimwe Abisiraheli bashinze bamaze kwambuka inyanja itukura. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oche abo twagiye rero. Tuvugane ngo amen. Tuvugane ngo amen. Mubare neza nyaboneka. Mubare neza. David nutanga nucikanwa ni kazi kawe. Tuvugane ngo amen. Levo dotade game. Obo tugiye guhindura ibintu. Hari ibyo tugiye kubaka bishasha, Imana ntihabwe icyubahiro. Muze duhere. Hari ibyo tugomba guhindura. Tuvugane ngo amen. Hari ibyo kuyu musozi tugiye guhindura. Hari ibyo tugiye guhindura mu kwezi kwa gatandatu ku itariki ya 2. Hari ibintu tugiye guhindura. Hari ibintu tugiye kurema mu izina rya Yesu. Tuvugane ngo amen. Muze hano tugende. Mungorekere tugende. Mungorekere tugende. Ndatekereza ko mwamaze kubara neza. Aya mabuye mu buryo bw'umwuka, arema imirimo idasanzwe. Mana yacu yahabwe icyubahiro. Levo dotade rimere. Kandi ebuye naryo rifite igisobanuro mu ijambo ry'Imana. Urahambaye. Iyi ni ya nshuro ya mbere. Mu nshuro ya 7 data wa twese mwiza, bana natwe Kristo, tugendere data busha mwiza, tugendere koko Imana, ngaho atendana natwe, utubere Imana, utubere umuco, utubere ibyiringiro. Data busha wera, ndetse urukundo rwawe rugumane natwe. Sengera abana bawe b'abadamu barwaye kanseri, b'abadamu barwaye imivuduko, b'abadamu barwaye diabete. Ndabasengeye abantu banzi n'abatanzi, ndabasengeye mu izina ryawe ryera, kware imirimo n'ibitangaza muri bo mu izina ryawe ryera. Babandi barwaye Mana bahembure, bagirire neza, babare Imana, babere umuco, barwaye umutwe, barwaye imigongo mu izina ryawe ryera, ubagereho, bagenderere kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data usumba byose, ndasengeye babakobwa, Data usumba byose, ubane nabo mu izina ryawe ryera. Babandi bagumiwe, babandi babeshwe, bakabesha urukundo, Mana ongera ugire icurema. Utindane nabo, ubabere Imana, babere umuco mu izina ryawe ryera. Bagendere Kristo mwiza, babere Imana. Babandi b'ibyangombwa ndabasengeye, Mana utindane nabo, babere Imana, babere igitangaza mu izina ryawe ryera. Babandi tumaze imyaka dusengana mu izina ryawe ryera. Babandi badata mwiza kora igitangaza, mbapuro zabo zibahagature, mbapuro zabo zibakura mu gihugu zibajyana mu kindi, bakazibona. Izina ryawe rikubahwa kuko uri Uwiteka. Mana nziza, bane nabo kuko uri Uwiteka. Data imbabazi zawe zibagarukaho kuko uri Imana isumba byose.
Mana usobanure ab'ingo ziri gusenyuka turabasengeye mu izina ryawe ryera. Data ukora imirimo n'ibitangaza byawe kugira ngo izina ryawe ryubahwe kuko uri Imana isumba byose. Ngano ubane natwe, ngano tugendere mu izina ryawe ryera. Data ukora imirimo n'ibitangaza byawe mu izina ryawe ryera. Data wiyubahije kugira ngo izina ryawe rishime. Data usumba byose ukubitire kure bibarwanya byari biziritse, migisha yabo bikurwaho mu izina rya Yesu. Mana bakenderere kugira ngo izina ryawe rishimwe kuko uri Imana isumba byose. Ya Devotional ngo zasenyutse wongera uzubake mu izina ryawe ryera. Data usumba byose ingo zasenyutse cyane yasabye ngo zirimo amakimbirane wongera uzubake kuko uri Imana isumba byose. Data usumba byose kora imirimo n'ibitangaza izina ryawe Yesu ryubahwe kuko uri Imana igitangaza. Mbaraga zawe zireme, mbaraga zawe zitegeke mu izina ryawe ryera. Wongere wubake ibifatika, wongere ureme bifatika mu izina ryawe ryera. wayubahishe yame bidasanzwe dore ko uyu musozi mu izina ryawe ryera. Data usumba byose sengeye ibyifuzo byanjye ndabisengeye. Data uhoraho wamvuzeho, wavuze byinshi mu izina ryawe ryera, maze gusengera ba bene data nabo bashiki bacu kugira ngo ureme imirimo n'ibitangaza muri bo. Mwami mwiza mwamudukunda, ndisengeye umwana wawe Bizimungu, umbere Imana, umbere umucyo mu izina ryawe ryera, umbere ibyiringiro. Data wowe wera, data wowe ukiranuka mu izina ryawe ryera, rifite ubutwari n'ubushobozi. Wamvuzeho vuga ko nzamamara, vuga ko nzakomera, vuga ko nzatunga mu izina ryawe ryera, vuga ko nzagera kure mu izina ryawe rikomeye. Ngeneye abanyamaboko, ngeneye abanyembaraga, harabamvuyeho mu izina ryawe ryera. Ngeneye ibisubizo by'abana bawe data wa twese myiza, ngeneye ko batabarwa. Mana ukababera Imana, Mana ukababera umucyo, izina ryawe rigashyirwa hejuru kuko uri Uwiteka. Yo haleluya. Lefonimene degredo taya deve tuze konti uri Uwiteka, uri umukozi w'umuhanga mu izina ryawe ryera. Ngakora imirimo n'ibitangaza kuko uri Imana, kuko uri Uwiteka. Data usumba byose urema ubukwe mu bakobwa, urema ubukwe mu bakobwa. Abashomeri babere muganga mu izina ryawe ryera. Bashiki bacu babere Imana mu izina ryawe ryera, babere umucyo. Ba Esperance babere umucyo, wakiza uburwayi, bahe byangombwa, bahe bikwiriye hara muri biriya bihugu mu izina ryawe ryera. Ba Sipesi ubagenderere, ba Charlotte ubagenderere mu izina ryawe ryera. Tindane nabo babere Imana, babere byose. N'abandi ndatuye amazina bagenderere data wa twese myiza. Ba Rwagamba ba Mariroso bagirire neza data bo bose. Haleluya, 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 haleluya. Tevo tuze kontane mene data wa twese myiza. Nje wambumwe, nje wambumwe cyangwa babiri banyengeza mu masezerano. Data wa twese mwamuhoraho, data usumba byose, komeza umurekeshirize inyenyeri yawe. Inyenyeri yawe data myiza ikomeze irasire, ikomeze indasire. Mucyo wawe data wace muri nje, izuba data ry'ibyishimo ryongere ryace mu izina ryawe ryera. Kavura k'urujojo karya kumugisha mu izina ryawe ryera. Data wa twese uhoraho, ndetse data uhoraho kagwe ku buzima bwanjye mu izina ryawe ryera. Data usumba byose, Mana nuhabwe icyubahiro. Ndagushimira ko nyumvise, ndagushimira ibyo wakoze, ndagushimira ibyo wakoze. Twinjiye mu mwanya w'amashimwe. Ndagushimira kuba ndi kuri uyu musozi. Hari benshi babyifuje batashobora kubigeraho. Data turagushimiye, ndagushimira gajeje uri gukora ku buzima bw'umwana wawe Rabani. Nushimwe kandi uhabwe icyubahiro kandi ukomeze umbishe, mbishwe nawe. Ndinde kwandagara, undinde guseba. Data wa twasenze mwamudukunda, wamisha uteze kwiri mu izina ryawe ryera. Wambasha uteze kwiri mu bagabo, mu badamu, mu bakobwa n'abasore. Wamisha uteze kwiri. Mwuka wawe rakomeze agwire muri njyewe.
kandi data cyose mwama dukunda gwiza umwuka w'ubuhanuzi umwana wawe gwiza umwuka w'ivugabutumwa umwana wawe mu izina rya Yesu Kristo gwiza umwuka w'ubushumba ubuyobozi leadership mu mwana wawe kugira ngo izina ryawe rishime kuko uri Imana yera ngatendana nanjye data usumba byose uri gitangaza uravuga bikaba wateka bigatungana ngaho tendana nanjye data batwesoro ngatendana nanjye mbere Imana umbere umucyo mbere ibyiringiro Kristo mwiza mwama dukunda iribuye data watwesemeza mvashe ribibuye ry'ugwebozo ribibuye ry'urufatiro ribibuye ry'imbaraga ribibuye ry'ubutsinzi mu izina ryawe ryera ribibuye ryo kunesha kubwo urukundo n'imbabazi zawe yo haleluya ndananese kirere cyandwanisha mu izina rya ndatura amashimwe ndatura gukomera izina ryawe niryo kuko Imana nyamana ngabana natwe Baba bana natwe Kristo data turengerwe nawe levone mene de credo de todo contaya wede afatose kontane mene data urakiranuka izina ryawe nirishimwe ngaho bana natwe ngaho tugenderere ngaho tubera Imana n'ishuro 21 hari igisobanuro ijambo ryawe data rigaruke ishuro nyinshi kuri 21 tusengurutse hano data cyose myiza turazangurutse ngo utanga amahoro mu iki gihugu duhagaze mu Uganda turazangurutse ngo utanga amahoro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda imipaka yose ikora kuri Kongo ikora ku Burundi ikora kuri Tanzania mu izina ryawe ryera ikora kuri Kenya mu izina ryawe aho hose utanga amahoro imbande zose kuko uri Imana yera nkamudukunda ariko ndi hano ndagona ura kudasengera itorero umurimo wawe data amatorero mu Rwanda rwacu data uduhagarareho kandi urinda abantu kugwa no gusubira inyuma mwongera imbaraga no kubyuka bibuka Imana muremye wa byose data twese myiza Mana igendera muri twe ureme imirimo n'ibitangaza byawe ngaturengere muri byose mu izina rya Yesu amen twaje gusenga Imana ivuga honi yamamara ni yamamare umwami ni yamamara honi yamamara ni yamamare Yesu ni yamamara ni yamamare honi yamamara ni yamamare Yesu ni yamamara ni yamamare umwami ni yamamara ni yamamare honi yamamara ni yamamare haleluya turakomeje n'umwanya wacu wo gusenga Imana ikomeze kubana natwe cyane katureba hano twicara gira ngo tubaganirire Yes ni by'agacika gakomeye kuditama hano kuri Gonake Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njye nitwa David ninjye mugiye kubana muri urugero nakore mu gihugu cya Uganda aho naje ku musozi wo kumusaraba ariko nanone ntago turi twenyine turi kumwe na ndi umukristo TV niyo turi kumwe uyu munsi twagendanye nayo hanyuma rero nabatindeye cyane reka nakira abantu turi kumwe pasa ndakwakiriye urakoze cyane kunyakira umeze ute meze neza ndashima Kristo ngabana ni mu kirere cyiza cyo kumusaraba kumusaraba Bana shimwe cyane rwose amavuta arahari ni mesa wana utumishi w'Imana ndakwakiriye amen haleluya reka niyakire uyu muntu twasanze muri Uganda mwegera hirya mwenda bamenyereye reka tumukore protocol umeze ute ndakwakiriye urakoze kunyakira hano turi kumusaraba yego Pase umusozi waruzi umusozi ngeze inshuro ya 4 hari ngira ngo ndabwo ari ubwa mbere ni umusozi uzi iki pase uyu musozi nguzi ko ari umusozi wo gusengerwaho tugasubizwa Imana ikadutabara kandi natwe ubwacu tukongerwamo imbaraga umwuka warakongera akaba mwinshi Imana yavuze kigasohora hanyuma nishimwe cyane hanyuma rero uko pastor abivuze hano tumusozi wo kumusaraba kuri wa musozi Imana isanzwe ikora imirimo n'ibitangaza nkuko mubibona hano dufite umusaraba muremure cyane nje ngirangije nka metero nk'esheshatu cyangwa 8 aho ngaho
sinzi niba narebye neza abantu benshi bakunze kuzanga cameraman wahise werekana we nta kibazo turaza kwerekana nyuma wowe tereka kamera gusa wowe dukamera guke turaza kwerekana nyuma hanyuma abantu turi kumwe uyu nguyu avuka mu gihugu cy'u Rwanda akatuye muri Uganda aba ngabo twaturukanye mu Rwanda. Hanyuma rero nkuko muri kubibona nivuga butumwa twakoreye hano tubararika ivuga butumwa byose byagiye rikorerwa hano muraza kurikurikirana ariko nanone reka tugane kuri uyu musozi ho gakeya twifashije uyu muntu wo mu gihugu cya Uganda. Ndakwakiriye. Urakoze cyane. None ndagira ngo wibwire abantu badukurikiye kuri Gonarike Plus ndetse no kuri Ndi Kristo TV bamenye ngo tukuganira nandi. Nitwa Nyirandikubwimana Odira. Nanjye naje kuri umusozi gusenga. Ubwo ahangaha hitwa muri Nyaruyaga. Ubwo niyo village. Village ni Nyaruyaga. Hanyuma Odira atuye hano muri Gisoro. Ni umuhanuzi twaza turi gusengana muri buze kumubona reka tumaze kuntu uyu musozi abantu basanzwe bafata hano muri Gisoro. Uyu musozi abantu bawugenda mu buryo bungana iki? Baza bari benshi buri munsi haza abantu baje gusenga. Ugeranyije nko kumusaza abantu bangana iki? Ni benshi ntabwo nababara umubare kubera hari abaza abandi bakamanuka bakabisikana bazamuka abandi bamanuka baba bari benshi cyane. Nk'abantu badukurikiye ni kihe kintu wabashishikariza kuri uyu musozi cyangwa se wabakundisha kuri uyu musozi? Uyu musozi nawuboneyeho byinshi nabonye Imana indengera. Umusozi nawubonyeho ibintu byinshi bitandukanye. Ni umusozi w'Imana urahagera ibyari byaranze bigasobanuka bikemera. Kubera ko iyo uhageze uboshwe urahabohokera. Wahagera ufite inzara igashira, wahagera wambaye ubusa ukambara, wahagera urushe ukaruhuka. Aha hantu Imana irahari. Banishima. Icyo wabwira abantu ese uyu musaraba wubatse uri hano muri Uganda? Oya. Uyu musaraba twazaga 2017 hatameze gutya. Hari wasenyaga na mbere hose. 2017 twajyaga tuva mu Rwanda tukaza kuhasengera. Yego. Ariko twazaga kuhasengera ari igiti gishinze nyine cy'umusaraba ariko kihashinze igiti gusa. Ubona hano hari agasozi hano uri kureba hari agasozi bahashije nyuma kugira ngo bahatereze babona kuhashira uyu musaraba barawubakira. Yego. Hanyuma rero kanibaze pastor uyu musozi weho ni cye kintu wawuvugaho? Uyu musozi rero cyo navuga ngo umushumba sadepayo nayo n'umwuka wera kuhaza shingira ku ijambo ry'Imana nakari twabikomeje mu ijambo ry'Imana mwami twa Salomo yashatse gusenga bamushakira Gibeyoni. Yego. Yashatse akanunga ko gushima Imana bamushakiye Gibeyoni. Hari za Kizabunwa n'ahandi dusanga mu ijambo ry'Imana, hari za Elayono, hari za Shiro, aho hose ni misozi yasengerwagaho. Njewe rero iyo naje ku uyu musozi mbashingiye ku ijambo ry'Imana, suko mu rusengero ndahasengera suko ndosengera n'ahandi huko nuko kano kanunga kano ibugande muri Gisoro Imana bayagahaye umugisha nanye ngaza kubashakira amavuta Imana yacu gahabwa icyubahiro. Hanyuma umuntu ashobora kwita yibaza ngo uyu musozi umuntu akiwugeraho ni cye kintu asabwa kwita akora kuko twagiye tubona nk'imisozi ya Zanda birambiwe ugeraho kazenguruka karindwi tubona umusozi wa Zakanyara nawo ufite amategeko yawo. Aha bagiye kuri Play Mountain mu musozi wa Uganda nawo afite amategeko yaho. Kuri uyu musozi ni cye kintu umuntu yaza akahita akora kibanze. Ikintu cya mbere umuntu aza agahita akora ahita hobera umusaraba. Yego. Ahita uhobera akumva araruhutse. Yego. Mu kuhobera kwawe wumva uruhutse wumva mbe muri weho intimba wari ufite ibibazo waruzamukanye wumva bijangiriye aho ngaho ku musaraba mu kuhobera. Hanyuma rero ngwino nawe hano wewe waturutse he? Irubavu Igisenyi. Igisenyi byo ku musozi cyane rwose. Yagutwete kingana iki? Ni menshi n'amafaranga menshi cyane. Iki mukecu si ngwino hano mukecu ngwino hano muraho neza ngwino hano hagarare hano. Njewe nitwa David naje ku musozi gusengera hano none ndavuze ati hari n'abantu baba dukurikiye batazi uyu musozi noneho nkaho usanzwe usengeraho reka tumanze tukubaza witwa niko ngo abantu bamenye umuntu tugiye kuganira nawe. Ndi Nyiransenga Juliet. Nyiransenga Juliet uvuka hano mu gihugu cya Uganda? Aha unaraduha amateka. Ndi umwangirikane. Umwangirikane tire mbere n'inyuma. Ngwino hano kubaza umwangirikane. None uyu musozi wuziho iki? Ngwino hagara hano. Uyu musozi cyo nguziho nuko guriho amavuta ijanyeho ibisubizo.
hanyuma nguko ubitubwiye watutse mu karere ka Rubavu hagarara hano amen ni cya kintu cyagutunguye kuri uyu musozi ikintu cyandunguye cyambere natunguwe n'uyu musaraba mbageze ngiyapfukama hariya niho napfukamye numvishije muri njya ndi mavuta n'uyu mwanya ndikumva hari izindi mbaraga mbese hari ukuntu nabyumvaga uko naje mbigeze hano numvishije ndi mavuta cyane agiye aza cyane cyane numvishije ngiye mu wundi mwanya niyo mpamvu n'abantu twasengeye bamwe na bamwe bumve nabo ko hari ikintu Imana yaremye ku bw'amasengesho twasengeye ahantu hari benshi twasengeye bo mu bihugu bitandukanye uko byagenda kose Imana yavuganye nabo cyane nabo Imana ku mavuta yaha nabo hari imbinduka zigiye kuboneka ku bw'amasengesho twasengeye ahantu kandi nabo bitegure ko hari ikintu Imana igiye kubaremera mu izina rya Yesu kandi hari indi mitubwe ngo kumusaraba mwiza ngo niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru arangije arema ngo ndashima umusaraba ngo ndashima yamfanzize ngo ariko cyane ndashima umwami Yesu rero hashimwe Yesu kubw'uyu musaraba burya David umusaraba hari byinshi byakoze hari abantu benshi bageze ku musaraba bararuhuka bumva muri bo rero n'abandi badukurikiranye bumve turi ahantu kuri uyu musaraba nabo bumve ko ibyabo Yesu yabizamukanye hano ubundi nge ngikandagira hano Imana yambwiye ngo abantu bose nabo bazakurikirana iyi video bumve ko ibyabo nabo Yesu yabizamukanye umusaraba noneho yes aka ngaka ni iki aka ngaka buri muntu wese yageza n'agapapuro agahagikamo kanditseho ibyifuzo bye aka ngaka buri muntu wese azana agapapuro agashyiraho agahagikamo bwaba bwinshi bantu baza gusenga bakabukuramo bakamunyanyagiza hano bakabusengera no hageze wese akabusengera ubu ntago baheruka kubushyiramo kimbo busanzemo ntago baheruka kubushyiramo itera hejuru se ubwo se muro wagira hano gute hano haba gitara oya bakubatse gutya abona barabiteganyije ko hazagera umuriro urabonamo harimo n'ibipapuro harimo ubupapuro abantu baza bakabuseseka hejuru hano hanyuma uyu musasi wubatswe n'abandi wubatswe n'abakasolike basi reka noneho dusoze dutahe numva ibyo twagomba kuganira nibyo